dore imbogo dore imvubu dore impara. Yitwa Nyirasengiyumva Valentine, umukobwa wamenyekanye cyane hano mu Rwanda. Ni umukobwa wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube, ubwo yagendaga atanga ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko bikaba byaratewe n'indirimbo yakoze aririmba ngo dore imbogo dore impara dore imparage ndetse n'ibindi. Ni umukobwa wakoze ibitangaza cyane hano muri muzika nyarwanda bitewe n'ijwi rye, twavuga yuko ryari ryihariye ariko agakundwa n'abantu benshi cyane. Bamwe bakibaza bati se dore imbogo dore impara ibyo bintu ni ibiki? Ariko uyu mukobwa Nyirasengiyumva Valentine ntago yanze cyangwa se ntago yaretse kwigarurira imitima y'abantu benshi cyane. Nubwo ibyo yaririmbaga byose abantu benshi cyane babyumvaga bakavuga bati se ibi ni ibiki uyu mukobwa yadukanye, noneho umuziki nyarwanda uri kugenda upfa nabi cyane. Ariko nubwo ibyo byose byabaga, abakunzi ba dore imbogo bakomeje kugenda bamuhereza comment bamubwira ko ari ibintu byiza cyane. Mu minsi yashize nibwo mwabonye akavideo gacicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, Valentine arimo arira cyane ubona ko amerewe nabi, ari gusaba umunyamakuru wari uri kumukoresha interview ko yamusezerera abantu bose babanye, ko abantu bose batabanye nabi. Bigaragaraga ko rwose yari afite imbaraga nkeya cyane kandi ari gusezera. Uyu mukobwa akaba yitabye Imana. Ni urupfu rwashenguye abantu benshi cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni amakuru akomeje gutangwaho ibitekerezo n'abantu benshi bavuga bati ese koko dore imbogo baramuroze? Abenshi cyane bagendaga babikura kuri bya bintu mwigeze kumva mu minsi yashize, ubwo dore imbogo yatukanaga cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Hari bamwe na bamwe yagendaga yibasira abatuka cyane ibitutsi tutabasha kuba twasubiramo bitewe n'ukuntu biteye isoni. Abantu benshi cyane bakomeje kugenda bavuga ko bishobora kuba ari byo byamuviriyemo kwitaba Imana, bakaba baramugiriye nabi. Abantu bati rubanda bagira amashyari koko, barabona umukobwa umaze gutera imbere none reba bamugiriye nabi. Ni ibitekerezo byinshi cyane byagiye bitangwa, natwe tuje kugira ngo tubisasanure tubishyire hasi turebe ese mu by'ukuri dore imbogo cyangwa se Vava Valentine yaba yazize iki? Ko ari umukobwa warucishije make cyangwa se umukobwa warukunzwe n'abantu benshi cyane. Ese koko yaba yarozwe? Ese koko yaba yazize iki? Ubu burwayi butunguranye gutya akaba yise yitaba Imana, ese byagenze biti? Ntabwo tuje gutayanjwa tuvuga ya ndongo mu mikarago yavuzwe n'abandi, ahubwo twadukanye ibishyashya cyane utigeze umenya ku rupfu rwa Valentine cyangwa se dore imbogo. Ese ubundi byatangiye gute kugira ngo Valentine bamwange? U Rwandahiro wa kabiri Cyamatare yangaga murumuna we Juru, kugeza mutumyeho Minyaruka ya Nyamikenke ati shahu wowe Juru uzazane n'abamara murumuna wawe na Mutezi duhurire Gitambi ya Buriza, maze twikiranure bya kigabo, nunesha uzajyana iyi Karinga uhora ushaka kunyaga kandi narayiherewe na data Yuhi Gahima. Valentine ukomeje kubabaza abantu benshi cyane. Ese kuki abantu bamwanze kugeza no ku rwego abantu benshi abashije kwitaba Imana bagatangira bakavuga bati yaba yarozwe n'abo bantu bose bamwangaga? Bamwita Vava, bamwita dore imbogo, bamwita dore impara. Mwaramumenye cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Yakomeje kugenda yigarurira imitima y'abantu benshi. Umukobwa wamenyekanye ubwo yakoraga akazi ko mu rugo. Ni umukobwa waciye mu buzima butoroshye cyane, ubuzima bugoranye, ubuzima bwe benshi cyane bwabereye ishuri. Ni umukobwa uvuka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyamasheke. Yaje i Kigali, bivugwa yuko yaje i Kigali aje kureba musaza we witwa Bamporiki Edouard. Yabaye umunyamabanga mukuru wa Minisiteri
y'urubyiruko ndetse n'umuco, ngira ngo mwaramumenye cyane. Nk'uko rero Vava yakomeje kugenda abyivugira abibwira ibinyamakuru bigiye bitandukanye, yagendaga avuga yuko Bamporiki Edouard ari we musaza we, ari nawe wamuvanye mu cyaro iyo kure cyane, aje kumureba. Niba utarakora subscribe guys, reba munsi gato y'iyi video uri kureba, hanyuma urebe aho handitse subscribe, hanyuma ukandeho, uratubona niyo nzogera iza ku ruhande nayo uhita uyikandaho kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Guys, Dorimbogo ni umukobwa wakuriye mu buzima bugoye cyane. Yakuriye mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburasirazuba nk'uko twabigarutseho. Ugereranyije uvuye hano i Kigali ujya mu karere ka Nyamasheke ni ahantu kure cyane. Rero yavuye i Nyamasheke aje hano i Kigali, aje kureba musaza we witwa Bamporiki Edouard, wahoze ari umunyamabanga wa Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'Umuco. Ngira ngo mwaramumenye cyane. So guys, rero Valentina ubwo yajyaga kureba Bamporiki, yashakishije Bamporiki aramubura, akomeza kugenda azerera muri Kigali. Mu by'ukuri umwana w'umukobwa wari warakuriye mu buzima bugoye, yaje rero kumenya ahantu Bamporiki atuye, hanyuma yerekezayo. Amaze kugerayo, abashinzwe umutekano barinda umutekano w'ahantu Bamporiki yari atuye, banze yuko yakwinjira mu gipangu. Baramwangiye neza, asubira inyuma ababaye cyane bikomeye cyane, avuga ati rwose Kigali irananiye. Nibwo rero yaje kwigira inama, atekereza yuko hari undi muvandimwe yari afite witwa Maurice, ukora ku gitangazamakuru cya RBA. Hanyuma nawe agerageje kuba yamushaka aramubura. Nibwo rero ubuzima bwa hano i Kigali bwaje kumugora cyane, aza kwerekeza mu gushaka akazi ko gukora mu rugo, kubera yuko n'ubundi nta kandi kazi yari gushobora uretse akazi ko gukora mu rugo kuko nta nubwo yize. Rero nibwo yaje gushakisha akazi ko gukora mu rugo, hanyuma aza guhura n'umugabo, amutekereza yuko nyine ashaka akazi ko gukora. Arangije uwo mugabo ahamagara umugore we arabahuza, hanyuma uwo mugore amwemerera akazi. Icyo gihe akimara kumwemerera akazi, Vava yaratangiye akazi ko gukora mu rugo, ariko bukeye bwaho nibwo Vava yahise abwira uwo mugore yuko ashaka kujyana indirimbo ye yari afite kuri Kiss FM. Ubwo icyo gihe Vava byaje kumubabaza cyane, kubera yuko iyo ndirimbo yajyanye kuri Kiss FM itigeze ikinwa, kubera yuko ahubwo baramubwiye bati iyo ndirimbo uyizane hanyuma uyitwohereze kuri email. Vava ntiyigeze yiga, ntago yari azi ngo ari buyohereze gute, byakomeje kumucanga cyane. Rero mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Inyarwanda, yaje kuvuga yuko ibyo bintu byamubabaje cyane, akaza kubura uburyo yakomeza kuba yakomeza umuziki we, cyane ko yari ari kugenda ahura n'inzitizi nyinshi cyane. Rero nibwo yaje kwikorera akaririmbo akita Dorimbogo Dorimpara, karagenda karamamara cyane. Vava hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi baramukunda, abandi nabo batangira kugenda bamufasha, bagenda bamukoresha mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. So Vava akomeza kugenda yamamara gutyo. So rero guys, amakuru ahari nuko Vava Dorimbogo yamaze kwitaba Imana. Akaba yitabye Imana kuri uyu wa 27 z'ukwa karindwi 2024. Akaba rero yaguye mu bitaro hariya ku Kibuye, niho yararwariye. Akaba rero yamaze kwitaba Imana, bikaba biri kuvugwa yuko yazize uburwayi. Rero iby'amarozi ari kuvugwa yuko Vava Dorimbogo yaba yarozwe, byo ntabwo twabihagararaho kano kanya, ahubwo turakomeza tubashakashakira andi makuru, turakomeza tubapodatinga. Murabizi yuko 5 kuri 5 tuba tugomba kubagezaho amakuru abagezweho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye.
So guys, rero nakomeje kubona mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bamwe mu bantu bagiye batanga comment bavuga bati Vava Dorimbogo twagukundaga. Ni ibitekerezo byinshi cyane ubona ko uyu mukobwa nyine yababaje abantu benshi. Rero nababwira ngo Vava twamwifuriza kuruhukira mu mahoro, kandi twese niyo nzira, kandi twese niho tuba tugana. Rero Vava aruhukire mu mahoro. Yego yaradushimishije, kandi niba ukomeje kwifuriza Vava kuruhukira mu mahoro, shyira imitima myinshi cyane muri comment utwereke neza ko iyi nkuru wabashije kuba wayumva neza cyane, kandi niba ari sticker yo kurira, niba ubona bikubabaje wishyiremo nta kibazo, kandi turakomeza tubane namwe mu biganiro ndetse n'amakuru bagezweho hirya no hino. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde.